Uyu munsi twongeye kugaruka ku muyoboro wacu wa Vision Health TV. Reka twongere kubishimira, Imana ibahe umugisha. Tugiye kubabwira ibyo tugomba kwitondera mu gihe iyi si yacu navuga yuko iri mu rubanza rukomeye kiri bugufi gucirwaho iteka. Muntu udukurikiye ukaba uzi yuko ukunda kugira ibihe byo gusenga, ukaba uzi neza yuko uri umuntu ujya uhagarara imbere y'abandi ukagira aho bakura n'aho ubageza, abantu bagufatiraho icyitegererezo. Reka tukubwire ngo itonde mu byo ukora, kuko ibyo ukora, akazi ka buri munsi ukora, menya ngo hari Imana yagushyize kuri iyi si ikurikirana ibyawe uko bukeye n'uko bwije. Niki Bibiliya ivuga, nubwo tuza kuberekaho agace gatoya. inzu zikuze. Abadukurikira muze kugenda mu biganiro byabanjije, muzasanga hari ikiganiro twabakoreye kijyane n'umwaka wa 2025, ibintu bidasanzwe byari byabaye muri uwo mwaka. Iki kiganiro rero 2026, reka mvuge ngo umusaza umwe yigeze kuba yanganiriza, arambwira ngo uko bukeye bukira tuzaza twifuza umwaka tuvuyemo. Simbizi, ariko uwo musaza ibintu yavuze ku ruhande rumwe nasanze bifite logique. Niba wumva ibyo yavuze ari ukuri cyangwa se atari ukuri, urabitwandikira ubitubwire. Nawe urebe ko imyaka igenda ishira, urebe ko isi irimo iragenda iba nziza cyangwa se irimo iragenda iba mbi. Nyamara abasikawuti bagira siroga ivuga ngo duharaniye gusiga isi ari nziza kuruta uko twayisanze. Ubona iyo siroga y'abasikawuti, ubona ari cyo cyerekezo cy'intumbero yawe. Ubitekereze neza. Niki Bibiliya ivuga? Reka twinjire muri Bibiliya. Twinjire muri Bibiliya. Bibiliya iratubwira iki? Ndasoma amasomo make. Isomo rimwe turasanga mu gitabo cya Ezekiyeli, igice cyaho cya 7, turasoma umurongo wa 26. Hari amagambo avuga ngo iki? Ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, n'inkuru mbi ikurikirwe n'indi mbi, kandi bazashaka iyerekwa ku muhanuzi, ariko umutambyi azabura itegeko n'abakuru babure inama. Umva icyo Bibiliya ivuga. Ishyano rizaza risimburwa n'irindi shyano, inkuru mbi isimburwa n'indi nkuru mbi, kandi bazashakira iyerekwa ku mutambyi, nako ku muhanuzi ntirizaboneka. Umutambyi azashoberwa. Ni ukuvuga ngo iyi si yacu izahura n'ibibazo bikomeye. Isomo rya 2 turisanga mu gitabo cya Yesaya, igice cyaho cya 24. Yesaya igice cyaho cya 24. Yesaya igice cyaho cya 24 haratubwira ngo iki? Titiri iratubwira ngo ibyago bizaza ku isi. Se kubera iki isi yacu ifite ibibazo bikomeye? Reba intambara ziri ku isi uko zingana. Ariko iyo urebye, iyo ubashije gusoma ibirimo birabera ku isi, ntabwo ujya ubisoma kuzamo kwa Yesu, ntabwo ubisoma yuko turi mu bihe bidasanzwe. Ese iyo ubonye ibirimo birakorerwa kuri iyi si yacu,
ahatari intambara hari umwuka w'intambara, ahatari umwuka w'intambara ibihugu birarebana y'ingwe, ahatari ibyo bibazo hari inzara, ahatari inzara hari ibyorezo, ahatari ibyorezo hari impfu zidasanzwe za gitunguru, ahatari impfu zidasanzwe. Ibibazo, iyi si yacu iri mu kangaratete gateye ubwoba. Ahatari ibyo bibazo bimeze gutyo hari ubushomeri, hatari ubushomeri hari ubwesikoro. Mu biganiro byatambutse twaberetse iby'ubwesikoro bukorerwa kuri iyi si yacu, butekamutwe, abasikama. Iyi si yacu irimo iragana hehe? Iyi si yacu niyo mpamvu twongeye kubabwira ngo reka twitonde. Niyo unarebye, ariko ubundi wowe iyo witegereje ukareba n'impfu ziriho ku isi, impfu ukareba byonyine. Ngewe njya mfata igihe nkareba ku magrupe WhatsApp, nkareba ku masitati y'abantu, nkareba ukuntu abantu barimo baragenda bava mu mubiri, abantu bapfa. Ibyo bigatuma ntekereza cyane nkibaza, ariko uyu nguyu ashobora kuba agiye, ariko ugasanga nanjye ni ngewe utahiwe. Isaha yo kugenda kwawe nigera, urabona uzasiga nk'urukimusozi. Wakagombye gukora ibyiza ukiri muri ubu buzima, kuko aho tuzajya nta mirimo, nta migambi, nta kwihana. Ugasanga abantu wahemukiye wakagombye kubasanga nyuma yo kwihana, ugasanga wahemukiye ukabasaba imbabazi. Bitari ibyo ngibyo. Iyi si yacu irimo irakamwa amakuru. Ibyago bizaza ku isi. Dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibi birakorwa n'Uwiteka. Arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Bamwe barakata icyepfo, abandi bakata icyaruguru, bamwe bava mu gihugu kimwe, abandi bagiye mu kindi, ngo barimo barashaka ko bareba iterambere bagera ku buzima runaka. Ariko ibyo twakora byose, isi yacu, Bibiliya irambwira ngo mu gitabo cy'Ibyahishuwe Yohana igice cya 12, iyi si yacu yamanukiwe na Sekibi na Satani, afite umujinya mwinshi kandi azi ko afite igihe gitoya. Iyo abamenyaga yuko Satani azi neza yuko afite igihe gitoya kuri iyi si, byatuma nawe utekereza neza, ukamenya ibyubamo, ugasenga uciye bugufi, kuko Yesu ni umutunzi w'imbabazi. Amagambo akurikiyeho: ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibiba ku muntu woroheje biba no ku mutambyi n'uwusenga. Ubwo ibirimo biragera ku badasenga n'abasenga bibageraho. Ibizaba ku mugaragu bibagera no kuri shebuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi, uguriza abandi bizaba no kugurizwa. Amabanki hari igihe n'ibigo bishinzwe gutanga inguzanyo, bishinzwe gutanga, nabyo hari igihe biguhomba, abo bagurije nabo bagahomba. Umva, iyi si yacu ifite ibibazo bikomeye. Amagambo akurikiyeho: uyiguriza abandi inyungu bizaba no kuwishyura. Umurongo wa 3: isi izanyagwa ihinduka umwirare rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Ntabwo iryo jambo riturutse mu kanwa kanjye. Navutse nsanga iri jambo ry'Imana ririho, navutse nsanga ryanditse. Iyo witegereje ukareba ibiriho, ni iki ukora kugira ngo urokore ubugingo bwawe? Iherezo ryawe nirigerwaho, uzasange witeguye. Nongere nsubiremo mvuge ngo ibi bikubere urugero rutoya cyane. Aho nimumbwire ko muri mwese hari umuntu wigeze abona urubura kuva yabaho. Giye sindarubona. Warubonye he wowe? Warubonye mu hehe mu Rwanda? Hehe mu kahe karere? Rwuko iyi si yacu Imana yabishatse, iyi si yacu yazingwa nk'uko biri bitubwira, yazingwa. Iyi si yacu yakongezwa igakurwaho, n'imirimo n'intoki by'abantu bigakurwaho. Nujya ubona ubikora ukabona byagutwaye ibitekerezo, ntubona umwanya wo guhuguka imbere yagushyize kuri iyi si, ujye wibuka yuko uri mu gihombo, kandi icyo gihombo ni wowe uba ukishyiramo, kuko Imana nta gihomba. Nubwo ushobora kuyihombera, ariko nta gihombera kuri bose. Urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho. Imana ishimwe cyane.
igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege kandi isi ihumanyijwe n'abaturage bayo kuko bishe amategeko bahindura ibyategetswe bica n'isezerano ridakuka. Umurongo wa 6, nicyo gituma umuvumo utsembye isi n'abayituyemo nicyo gituma reka dusubiremo aya magambo. Nicyo gitumye umuvumo utsembye isi n'abayituyemo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gitumye abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake. Impfu zagitungura n'Imana irazigahana, igika kimwe kikagenda, umva hakazaho izindi generasiyo. Reka nkubwire ngo dushatse twaca bugufi tugasenga tugahuguka cyane. Umurongo wa 19 handitswe ngo iki? Haranditswe ngo isi iramenetse, isi irayaze, isi iranyeganyejwe cyane, isi zadandabirana nk'umusinzi kandi izanyeganyezwa nk'ingando, igicumuro cyayo kizayiremerera kandi izagwa ye kongera kubyuka. Iyo usomye aya magambo akubwira iki? Mu byahishuriwe Yohana igice cyaho cya 10, igihe Yohana yari ari mu iyerekwa arimo arabona iby'isaha dusohoyemo, yarabwiwe ngo marayika ngo yatunze ukuboko mu ijuru, arangije avuga amagambo akomeye, aravuga ngo ntihazabe igihe ukundi. Iryo somo reka naryo turirebe. Nongere nkubwire ngo turi mu isaha mbi, turi mu isaha ku isaha, anytime impanda y'umuremyi y'umukiza yavuga, ibyo abantu twirirwa twirukanka inyuma bikarangira kubera ko tutigeze kubishakisha muri ubu buzima. Ntago mbyanze, ariko se twakagombye kubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ubundi ibindi byose bikaza ari inyongera. Igice cyaho cya 10 umurongo ndumva ari uwa 9 nimba nibeshye, umurongo ni uwa 9. Umva umurongo wa 9, nuko nsanga marayika uwo ndamubwira nti mpa ako gatabo. Aransubiza ati enda ugaconshomere karagusharirira mu nda, ariko mu kanwa kawe kararyohera nk'ubuki. Iyo abantu ibyo barimo barakora bibaryoheye, ibyo barimo babinezerewemo, babumva biryohereye. Ariko iyi ngaruka zije z'ibyo ngibyo bagiyemo, inshuro nyinshi yo birabasharirira. Nicyo ijambo ry'Imana ritubwiye. Uyu Yohana nimwereka bari mu by'agakiza, babaga babirimo banezera, amahoro mu mutima ari menshi, ariko iyo babaga bari mu ngaruka z'ubutumwa bwiza bemeye, bumvaga ari ibintu bishaririye. Uzi kugira ngo abantu bapfe impfu zigiye zitandukanye ariko bagapfa bazira kwizera kwabo, babaye intwari mu gihe cyabo. Uzabasome mu Mibare 11. No muri iyi si no mu buzima busanzwe, iyo umuntu arimo arakora ibyo akora akabona biramuzanira inyungu, yaba rimwe na bimwe abikora bitanyuze mu nzira nziza, yaba binyuze mu nzira nziza, rimwe na rimwe yumva bimuryohereye. Ariko iyi ngaruka zije zirasharira kurenza bwa buryohe yagize. Tekereza nawe ibyubamo n'ibiki. Nanjye ntekereza ibyo mbamo. Amagambo akurikiye haravuga ngo umurongo wa 10, nenda ko gatabo ngakura mu ntoki za marayika, ndagaconshomera mu kanwa kanjye, karandyohera nk'ubuki, ariko maze kukarya mu nda yanjye harasharirirwa. Arambwira ati ukwiriye kongera guhanura iby'amoko menshi n'amahanga menshi n'indimi nyinshi n'abami benshi. Umva, abwirwa ibintu bikomeye.
ariko igihe yabwirwaga ibyo ngibyo yageze ku murongo umwe aravuga ngo ntihazaba igihe ukundi, ntihazaba igihe ukundi. Umva, aravuga ngo marayika nabonye ahagaze ku nyanja no ku butaka, amanika ukuboko kwe kw'iburyo agutunga mu ijuru, arahira ihoraho iteka ryose yaremye ijuru n'ibirimo byose, ibirimo n'isi n'ibirimo n'inyanja n'ibirimo, ati ntihazaba igihe ukundi. Uwo ni amagambo yavuye mu kanwa ka marayika. Marayika Mikayire, marayika usa n'Imana, ni Yesu Kristo wavugaga ayo magambo. Niwe wasanze Yohana ari Patimo, arangije amubwira iby'igihe turimo, iby'igihe cyatambutse guhera igihe yabimwerekeraga kuzageza umunsi n'umunota Yesu Kristo azazira, ndetse n'abazajyana kuzageza igihe ibintu byose bizahindurirwa, bizahinduka bishya. Mbese ujya ugira igihe cyo kwicara ukiga ijambo ry'Imana? Mbese iyo uryize ukuramo iki? Iyo usomye mu byo uba wasomye usomamo iki? Daniel mu gice cya 9 arabwiye ngo mu byo wasomyemo iki? Marayika araza ngaje kumwungura ubwenge avuga ngo ngiye kukubwira icyanditswe kiri mu cyanditswe. Amadini menshi uzasanga bameze nk'umuntu waba wicaye ku ishami ry'igiti, ntago ashobora gupfa kuritema. Ntago bavuga ukuri bakweruye ngo babwire ikibazo abanyabyaha bafitanye n'Imana, bababwire n'icyo bakora kugira ngo ubugingo bwabo burokoke, bihane, bababarirwe ibyaha, ngo babatoze no gusanga aho bahemukiye babasaba imbabazi. Uzasanga bigisha icyo bita kanuni za kanisa, imihango y'idini. Buri dini ryose rifite imihango, rifite amahame. Ugasanga amahame amwe ntahura n'ay'irindi dini, ukibaza ngo ko bakoresha Bibiliya imwe kuki bidahura? Aho nawe bibaze kandi unisubize. Rero reka ngaruke, ishyano rizaza risimburwa n'irindi shyano. Utekereze neza, urebe nimba ufite ubuhamya bwo guhinduka k'umutima. Ese hari ahantu waba warabonanye na Yesu Kristo akanguha imbabazi? Nimba wumva ufite ikibazo mu mutima ukaba uzi yuko utarakira imbabazi z'Imana, kwakira imbabazi z'Imana ntago ari kuba ufite izina mu gitabo cy'idini runaka. Ni byiza kuba ufite iyo aderesi, ariko kwakira imbabazi z'Imana no kumenyana n'uwagushyize ku isi akaguhanga. Reba ibi ngibi byatunguranye, bivuze ngo isi umva, niyo mpamvu uravuga ngo ishyano rizaza risimburwa n'irindi shyano. Reka rero tugane ku musozo, twagira ngo dusesengure ibiriho, ariko twongere kukubwira ngo uyu mwaka 2026 turakwifuriza kugendana n'Imana.